Chef Arcade. Uyu munsi twifuza kubategurira inkoko bita roasted chicken tikka masala. Turahera ufashisha amaguru cyangwa ukababaga ibituza by'inkoko. Kuri ko wabaga akaguru k'inkoko, urangije iyi nkoko uyikatamo amakibe aringaniye. Ayo makibe yose tukayahuriza hamwe. Ayo makibe tuba twateguye indi container tukashyiraho. Urabona ayo ni amakibe y'inkoko. Igisigaye ni ukuyamarina. Tugiye kumarina inkoko yacu, dufite ikivuguto, tukagira chicken masala, hakabamo turmeric, tukagira paprika, simambiri ariyo bita curry powder, harimo n'amavuta yo gutekesha, tukagira soya sauce light, tukagira bombori biryani. Urabona ko bombori biryani haba harimo n'inkoko n'icyo kirungo. Tukagiraho tandori masala n'umunyu, tukagiramo n'ikindi kirungo bita chaat masala. Izi black pepper ziba ziseye, tukaza kongeramo na fondo red. Ikindi kirungo kandi utakibagirwa, dufite garlic ariyo bita tungurusumu, iraseye. Twongera kandi tukagiramo ginger, nayo iraseye, ubona ko iseye. Tuyogiye muri bya birungo byacu, mo n'urusenda, narwo urusenda narwo ko ruseye. Rwa ruvange rwa ya marination twakoze, tuvange na za nyama zacu zitwakase tumaze gushyiramo urusenda. Byose tukabivanga. Inkoko yacu turangije kuyimarina, tugiye kuyishyira kuri tray, ubundi tuyishyire muri oven, tuyiteke ku 180 degrees Celsius. Turindire inyuma y'iminota 45 irabihiye. Iyi ni inkoko yacu yarangiye, twarangije kuyishyira ku isahani. Mwakoze kureba video yacu, mwakora subscribe, mugakanda hariya ukazajya mubona video zikurikira.